bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, munyemerere uyu munsi wenda dusubike cyangwa se duvuge agace ka nyuma k'iri somo ryacu ryerekeranye n'urukundo ruzira uburyarya. Mvuze gusubika kubera yuko ntawavuga iby'urukundo ngo abirangize. Ubwanyu muzi yuko urukundo ari rugari cyane. Bibiliya ubwayo ihamya yuko urukundo ari Imana, kandi kuvuga Imana mu bugari bwayo, mbese nta muntu wavuga Imana ngo ayirangize, ntabwo bishoboka. Ariko ku byerekeranye n'iri somo twari turiho, iki akaba ari igice cya 10, ndagira ngo soze mvuga ko urukundo nk'uko twabivugaga rutarondoreka, ariko kandi icyo twavuga cyo tuzi kuko kitubamo cyo ni uburyarya. Umuntu wavuga ko nta buryarya bumubamo, uko bwaba bungana kose, kuko hari indyarya zihanitse, wenda reka tuvuge dutyo. Ariko kandi mu bantu rwose akantu kajyanye n'uburyarya ntabwo gashobora kubura mu muntu wa kamere. Kandi mvuze wa kamere ntabwo ndi kuvuga umuntu utizera, ndavuga umuntu nyine wambaye inyama, ufite inyama n'amaraso, umuntu wambaye umubiri, umuntu mbese inyoko muntu, waba ukijijwe udakijijwe, akantu k'uburyarya ntabwo kaburamo. Nubwo twarwanya uwo mwuka w'uburyarya, ariko hari ukuntu ugira utyo ugasanga waguye mu buryarya. Wenda usekeye umuntu, ariko kandi ku mutima hariho mukushi ukuntu mbese ugasekana mbereka. Aka kantu ntikabura mu muntu, ariko nk'abana b'Imana rwose icyo ni ikintu tudashobora guhembera muri twe, ni ikintu tudashobora guhishira, ni ikintu mbese tudashobora kwifuza kubana nacyo, nubwo byatugaragaraho rimwe na rimwe, ariko rwose ni ikintu cyo kwamagana. Niyo mpamvu iri somo ryabaye rirerire, ariko kandi Imana idufashe wenda dufate umwanzuro, mbese tugere wenda ku ndunduro y'iri somo dufite ikintu dukuyemo kabisa. Ubundi urukundo ruzira uburyarya ni rwo abana b'Imana bahamagarirwa rwose. Urukundo ruzira uburyarya ni rwo abana b'Imana bahamagarirwa. kandi niba tuvuze ku buryarya, navuga ko uburyarya ari bwo mwanzi wa mbere wo kwihana. Uburyarya ni wo mwanzi wa mbere wo kwihana. Ikintu kiranga indyarya, cyangwa ikizakubwira kuri indyarya ruharwa, ni uko ikintu cyitwa kwihana utazigera ucyakira, ntabwo uzacyemera mu buzima bwawe. Indyarya ntiyihana, ahubwo irenzaho. Indyarya ihisha ikiri imbere, ihisha ibitekerezo byayo, igahisha imigambi yayo. Ntabwo indyarya ishobora kwihana ngo ivuge iti ariko nubwo iki kintu wenda cyari kimfitiye inyungu, cyangwa se ndamutse nihannye byasa no kwigabanyiriza icyubahiro, kwitesha agaciro, kwisuzuguza, kuko hari abantu rwose banangira umutima akaba yarinda apfa, atoroheje umutima, adaciye bugufi. Avuga ati ndamutse mvuze ngo pardon, cyangwa buriya nkunda abazungu bagira umuco, nkunda cyane. Umuzungu niba abonye ko akubabaje, cyangwa se yaguhemukiye, yagukoreye ikintu kibi, biri mu muco wabo, birababangukira cyane. Bihutira kuvuga I'm sorry, cyangwa se je suis désolé,
donc ukumva ko mbese nawe yemeye kabisa ko yakoze nabi. Ariko umuntu ufite uburyarya muri we, naho yamenya ko yakoze nabi, kugira ngo azerure, yerure, yihane ku mugaragaro. Niyo mpamvu nari mvuze nti uburyarya nibwo mwanzi wa mbere wo kwihana. Kandi intsinzi y'uburyarya nanone, niba ushaka gutsinda uburyarya, nanone emera wature, cyangwa se erura wature. Erura wature, uvuga uti vraiment désolé, sorry, nakoze nabi, ntabwo mbese nitwaye nabi, oya, reka nkubwize ukuri vraiment, nubwo ubona nseka ariko ku mutima ndababaye, cyangwa se naraguhemukiye, cyangwa se mbese kwihana, kwatura icyo kintu, niwo muti nabonye wo kurangiza uburyarya. Akavuga ati mwene data, nubwo wabonaga iyi minsi yose ngusekera, tugera dute, tuvugana, ariko burya ku mutima wanjye kabisa nari ngufiteho ikibazo gikomeye cyane, ariko umbabarire kabisa, nsanze nta mpamvu yo gukomeza kukwikorera mu mutima wanjye, rwose umbabarire, dukemura ikibazo. Jyewe kabisa ndakweruriye, nkubwiye uko nakwiyumvagamo, ariko rwose umbabarire. Uwo ni umuti ukomeye, kwa kundi nyine umunyarwanda yavuze ati ushaka gukira indwara arayirata. Niba ushaka gukira, vuga kabisa, vuga, erura, ndwaye gutya. Ntubura umuntu ukubwira ati rero umuti w'iyo ndwara yawe ndawuzi. Icyo gihe rero ukaba ubonye ikigufasha. Niyo mpamvu itorero ari ryo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Wa mugani Pawulo ibyo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere, igice cya 3 umurongo wa 15, ati kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Itorero ry'Imana ihoraho niyo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Rero itorero niba hari inshingano rifite, ni ukwigisha bene data, ni ukwigisha abana b'Imana kugira urukundo ruzira uburyarya. Itorero rigomba kwigisha abana b'Imana umwanzi w'ubugingo, umwanzi wo kwizera, umwanzi w'amahoro. Kuko uburyarya ni umwanzi w'amahoro. Igihe cyose uri mu buryarya, ntabwo umutima wawe uzaba utuje. Uzagerageza kwigaragaza neza hanze, ariko mu mutima ruzaba ruri gusibana. Kuko icyo uvuga ntabwo ari cyo cy'ukuri. Iteka uzahora wisanga mu kinyoma. Ibyo uzajya ukora byose bizajya biza ari nko gutwikira igisebe. Umwenda, igisebe ntikigaragara, uragihishe ariko kirimo. Rero umuntu ushaka gukira, umuntu ushaka kubaho ubuzima bwiza, umuntu ushaka kubaho mu mudendezo w'abana b'Imana, rwose akwiriye kwirinda iki kintu cyitwa uburyarya. Rwose uko umuntu akubonye akaba ari uko ngukuri, uko umuntu akumvise akaba ari ko wemera, akaba ari kuri, mbese ari wowe biguhesha amahoro, kandi ubasha no kugira inshuti, kandi inshuti nyashuti zitakwibeshyaho. Ariko umuntu kukugira inshuti yibwira ko uri muzima, hanyuma akazavumbura yuko nta kigenda, akwangisha n'abandi, avuga ati abantu muramenye kabisa, uriya nanjye namwibeshyeho,
namwibeshyeho ariko nta muntu uri muriya. Icyo kintu rero akaba atari cyiza. Niyo mpamvu itorero rwose niyo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Mu itorero niho twigishirizwa kwa kuri ko muri Kristo Yesu. Kumwe Pawulo avuga mu Befeso 4 uhereye ku murongo wa 20. Ariko mwebwe ntimwize Kristo mutyo. Icyo cyanditswe ndagikunda cyane ku buryo iteka iyo ngisomye hari ukuntu numvamwo ubundi buryohe. Abefeso igice cya 4 uhereye ku murongo wa 20, Pawulo aragira ati ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Aya magambo ndayakunda cyane. Wakomeza ku murongo wa 25 akakubwira ati nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ati nuko mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Data wo mu ijuru udutabare. Itorero ryawe rihagarare mu kuri, rigushyigikire, rishyigikire ukuri, ryimike ukuri. Tubwizanye ukuri bene data. Erega niduhumure ntabwo tuzapfa. Iyo ntekereje ibintu by'amatorero rwose barayanjye, n'abakozi b'Imana b'iki gihe cya none, usanga abakozi b'Imana bafite impungenge cyane z'ubuzima, bibaza bati none se twebwe nitubaho gusa ngo turavugisha ukuri ntacyo tuzakuramo. Ntacyo tuzakuramo. Ninde uzaguha igiceri igihunguro usoma Matayo, uzarya Matayo se? Ngomba kubakanga ukabacurika ukabacuranura kugira ngo urebe ko hari icyo wabakuramo. Iryo rikitwa itorero. Bakundwa, Imana idufashe. Bana b'Imana, ndabizi mwebwe muranyumva. Rwose nimuhumure. Ejo namwe muzaba abayobozi b'amatorero, muzaba abakozi b'Imana, namwe mutangire kugabura iby'Imana, kuko ntabwo umuntu yiga ntahora ari umunyeshuri. Umaze kwiga nawe ushobora kujya kuba mwarimu, ushobora kuba profesa. Ariko ejo waritwaga umunyeshuri, ariko ubu ngubu ukaba ubaye mwarimu kuko warize. Niko kamaro k'itorero. Itorero ryubaka umubiri wa Kristo. Itorero ryigisha abana b'Imana, rirabarera, rirabahugura. Itorero ritunganya umugeni wa Kristo. Itorero umugeni wa Kristo wuzuye urukundo, utarimo uburyarya. Niyo mpamvu itorero nyine uzarebe itorero ryubatswe, cyangwa se wa mugani ryubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Twebwe urufatiro intumwa zashyizeho, intumwa za Yesu Kristo, nirwo twubakiyeho. Turahirwa niba dukurikiza ibyo intumwa zanditse. Muzarebe izi nzandiko zose. Mbese isezerano rishya ryose rigizwe nka 90% ni inzandiko. 90% ni inzandiko. Kandi inzandiko z'intumwa, inzandiko zandikirwa itorero, inzandiko mbese zitunganya abana b'Imana. Aho niho harimo inyigisho zacu twebwe abo mu isezerano rishya. Aha niho harimo inyigisho zacu twebwe abizeye, ababyawe n'Imana, bavutse ubwa kabiri. Rero ntitukirengagize iby'izi nzandiko, kuko rwose ntabwo twebwe
tukiri muri za nyigisho za mbere, ya vanjiri, mbese bya bintu by'ibanze bijyanye no kwihana ibyaha, bijyanye n'umubatizo, kwizera, ibintu n'iki. Hari ukuntu bigenda bigaruka nyine mu nyigisho, ariko noneho izo nyigisho zikaza ari izubaka ubuzima nyine, ubuzima bw'abana b'Imana, atari za zindi nyine zibasaba kwihana, zibasaba kwizera, ahubwo use nanone ko bigarukamo nanone. None se ubwo buryarya tuvuga ntiburi kubwirwa abera? Uku kuri se ko muri Kristo Yesu tumaze gusoma kwiyambura umuntu wa kera, kwiyambura umuntu wa kera, ngo ariko mwebwe ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. None se twigishije abantu kwa kuri ko muri Kristo Yesu, ntihazamo nanone kwihana kw'abera? Kuko harimo kwihana k'uburyo bubiri. Hari ukwihana k'umunyabyaha kugira ngo yizere Yesu Kristo, wa wundi utsindishiriza abanyabyaha, noneho abarweho gukiranuka cyangwa se akizwe. Uko ni ukwihana kwa mbere, kwihana kw'abanyabyaha. Ariko noneho hariho kwihana kw'abana b'Imana. Sasa abana b'Imana bagenze ukundi, abana b'Imana bajemo mbereka, abana b'Imana batabanye nyine nk'abavandimwe, batabanye nka bene data. Umaze kumenya kwa kuri ko muri Kristo Yesu, wiyambura wa muntu wa kera kabisa, ukambara umuntu mushya, ukihana. Bati bakundwa, yewe igihe cyose tumaranye ntabwo nababwije ukuri, njye naberekaga ko turi kumwe, ariko mu by'ukuri ntabwo twari turi kumwe. Kuko jyewe hari ukuntu numvaga ibintu, hari ukuntu nabonaga ibintu, hari ukuntu nashakaga ko ibintu bimera, hari ukuntu nibwiraga, mbese ukatura nyine cya kindi cyatumaga udahamanya na bene so, udafatanya na bene so. None se ntabwo muzi yuko hariho abantu benshi mu itorero babereho kuba ingwizamurongo gusa, abantu bakaba bagaragara aho ngaho, ariko mu by'ukuri ntacyo bamaze, wa mugani, uretse kuvuna intebe. Twari dufite umupasiteri rwose wakundaga kuzana ako karuriri kaburaga, mwebwe muricaye aho ngaho, nta mverope yanyu, kuko hari amatorero atajenjeka, kompiyuta ibiri aho ngaho, cya 10 watanze cyawe kigomba kwandikwa, kikaba registre. Kera twakoreshaga ibintu nyine bya registre, ibintu by'ibitabo binini, amazina y'abakristo yose arimo, buri kadire irimo akazu nyine kanditsemo icya 10 cyawe cy'uko kwezi. Tukaba dufite abakristo bacu n'ibya 10 byabo batanze n'iki. Ubu ngubu rero mu ikoranabuhanga ni informatize, bishyirwa muri systeme. Data tabara, bakakumenya, bajya muri systeme bagasanga ntabwo urimo, ariko kandi barakubona buri munsi aho ngaho. Muza kutuvunira. Yesu ariko nyine urumva ni ukuri, nawe nyine abashaka ko abo bari kumwe nyine bagaragara nyine ko bari kumwe. Ntihaba abantu baza aho ngaho gusa, ntihaba abantu baza bameze nk'indorerezi, ba ntibindeba. Ntibikureba gute turi kumwe? Turi mu nzu ikodeshwa, wowe
nta giceri cyawe kizamo kandi uhora uza guterana. Mbese iyo uje guterana uba wumva ko uje iwawe kwa nyokorume aho hari agatekerezo vuba ati rero aha hantu kweri twese hadufitiye akamaro. Mboreka nanjye nkora iyo bwabaga ndebe ko nagira nanjye natangaho icyo giceri cyanjye, ariko wapi, iyo ntebe wicariye ntuzi uko yaguzwe, mbese uri aho ngaho ntacyo. ariko igihe waramuka ugize ikibazo, bana ni wowe uvuze induru kurenza wa bandi baguze izo ntebe kandi bishyura n'ubukode bw'aho hantu. niba batinze kukugeraho abantu nta rukundo bagira, nta rukundo bagira, se wowe urarugira, urarufite. urumva rero niba umuntu yumvise ukuri ko muri Kristo Yesu rwose hari icyo bimusaba. bimusaba kwiyambura wa muntu wa kera, bimusaba kwatura, bimusaba kwihana ubwo buzima, iyo myumvire, bimusaba kuva muri bwa buzima yari arimo, kwigira ntibindeba kandi uri muri bene so, kujyana ibihuha. urabizi iyo umuntu adashyigikiye umurimo ntabwo abura n'uburyo awusenya. rwose ushobora no kuba wakwanduza n'abandi muri kumwe. ati nagiye buriya nubwo mubona nyine ntacyo ntanga hari, ariko buriya bafite impamvu tu, hari ukuntu ibintu bitagenda neza. ntubure nyine uburyo ako gasemburo kakurimo ugacengeza no mu wundi. aho ngaho rwose, kandi ikibazo tukitana bene data, nyamara turimo mbereka. udashobora kwerurira mwene so ngo umugore utebana, jyewe iki kintu ntabwo nyemera, iki kintu ndakigaye. ahubwo aho kugira ngo umwerurire ugaca hirya ukajya kuvuga n'ibitariho, mu rwego rwo kugira ngo wirengere. ubwo buryarya rero mu bana b'Imana ntaho bwatugeza kabisa. hari ibintu rero rwose dukwiriye gusa naho tugarukira cyangwa se dukangurira abantu, ni ukwitabira itorero. iyo tuvuga itorero hari ikintu duhera ko twumva. iyo tuvuga itorero dushobora kuriha definisiyo cyangwa se ubusobanuro bwinshi cyangwa ibisobanuro byinshi, ariko itorero mvuga aha ngaha kandi rwose gifatika, twavuga ko itorero ari ihuriro ry'abana b'Imana, ihuriro ry'abizera, ihuriro ry'abizera berejwe muri Kristo Yesu. ubwo nicyo turi kuvuga, niryo torero. naho ubundi itorero ushobora kuryita amazina atandukanye. itorero ni umubiri wa Kristo, itorero ni umugeni wa Kristo, itorero mbese ni umuryango w'abana b'Imana. sawa, ibyo byose ni ukuri, ariko noneho reka turebe iryo huriro. ikiduhuza ni iki mu itorero? ikintu kiduhuza ni iki? si iri jambo, ijambo rya Kristo si ryo riduhuza mu itorero? iryo jambo ritubwira iki? iryo jambo ni ryo tumaze kuvuga, ritubwira uburyo bwo kwiyambura wa muntu wa kera, uheneberezwa no kwifuza gushukana. kuko hariho benshi baza mu cyitwa itorero, reka mvuge ntyo, mu cyitwa itorero ariko bafite ibindi bagamije, bafite kwifuza muri bo. bavuga bati ririya torero rifite kompasiyo, ririya torero rifite amashuri, ririya torero rifite ibitaro, ririya torero rifite banki, rifite hoteli, mbese rifite ibikorwa remezo. kwanza urusengero ubwarwo rwubatswe mu buryo bugezweho. donc umuntu akaza mu itorero azanywe no kwifuza kwe, azanywe n'irari rye, azanywe n'ibyo ahashaka. kwanza hariya hasengera abadiregiteri benshi. ndamutse
ninjiyemo hariya nkamenyekana, kwanza nzajya nkora udutendo dutuma amenyekana. Nzajya ndirimba ijwi ryo hejuru, noneho baryumve, bashaka uwo muntu uvuga uririmba. Ninsenga mvuge mu ndimi cyane, cyangwa se ndire cyane, abantu bamenye. Kuko nibamenya ntabwo nzabura akazi. Urumva deja ikintu kikubeshejeho aho ngaho. Tekereza vrema, itorero ryuzuwe n'abantu nk'abo ngabo, ryuzuye indyarya, abantu bafite ibindi byabazanye. Itorero rero nk'uko nabivugaga ni umuryango w'abizera, cyangwa se ni ihuriro ry'abizera, ariko kandi berejwe muri Kristo Yesu. Ibyo rero bikabagira ingingo z'umubiri umwe, ari wo mubiri wa Kristo. Abo ngabo rero bafite uko bagomba kubana rwose. Ntawe uremerera undi, ntawe ushaka inyungu kundi, ahubwo wa mugani wa Pawulo, buri wese ashyira mugenzi we imbere. Ukabona ko mugenzi wawe akuruta, ukumva ko mugenzi wawe ari we ufite ikintu, mbese ukamuha umwanya w'imbere, ukamwubaha, ukamushyira imbere. Mwene so, navugaga yuko iki kintu ndi bukirangize none, ariko kandi ndumva afite byinshi byo kuvuga nanone. Iyo mvuze ku itorero, mpera ko mbona ikivunge, ikivunge cy'abantu, bikanyibutsa cya kivunge cy'abanyamahanga, abanyegiputa bivanze n'Abisirayeli bava muri Egiputa. Mu kivunge rero aho ngaho niho hazira ibibazo. Ikivunge icyo kigereranywa n'urukungu, kandi hari ukuntu uzakibwirwa gusa nuko cyo gisa naho kibanda ku bintu by'umwuka bitagaragara. Ubundi abantu babi bo mu itorero, abo nabashije kubona, ni abigira abanyamwuka cyane. Abigira abanyamwuka cyane, ba bandi bashobora kuguha ibyanditswe, akaguha nk'icyanditswe kivuga ngo Imana ntabwo iba mu nzu zubatswe ubwo ngubwo ntashaka kugira icyo atanga mu byerekeranye n'ubukode. Abo bantu twahuye nabo benshi, Imana yanjye we, kandi bakitwa abanyabuntu, izo nsengero zanyu, izo masenga y'abambuzi, ayo madini. Ugasanga umuntu kubera ko atazi n'itorero icyo ari cyo, ahubwo n'iryo yibwira ko arimo, aririmo mu bitekerezo gusa, ariko ataririmo mu buryo nyabwo. Ugasanga aritwaza ibintu byo kugaragaza umwuka cyane. Ayo mafaranga mwishyura ako kayabo, ashobora gufasha bene data bakennye mu itorero, aho kugira ngo muyishyure ubukode. None se abo bene data tuzahurira hehe tudafite aho duhurira? None se ayo mafaranga muvuga ngo yo kwishyura radiyo, mbese hari ibikorwa by'ivugabutumwa aba adashaka kwifatanya nabyo, kubera ko ngo hari icyanditswe kivuga ngo bose bazigishwa n'Imana. None se mwibwira ko amafaranga ariyo avuga ubutumwa? Erega hari abo twagiye impaka za ngo turwane ku rubuga rumwe rwose, bavuga ngo ntabwo by'ibiganiro kuri radiyo ngo ntabwo ari byo ngo bituma abantu ngo bizera, ngo kwizera ngo kuva ku Mana, ngo Imana nitanga kwizera. Mbese ugasanga harimo ibintu bitwaza. Nyamara itorero rya Kristo, niba hari ikintu kiriraje ishinga, ni iki kintu kijyanye n'ivugabutumwa. Rwose ngewe umuntu tudafatanije umutwaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza, uwo ngo ntabwo mwita mwene data rwose. Naho namwita mwene data, ariko namwita mwene data w'ibinyoma. Basi nkongeraho ako kantu, niba tudasangiye umutima wo kuvuga ubutumwa, wo kwamamaza ubutumwa bwiza,
kuko niba hari ikintu twahamagariwe, niba hari inshingano dufite rwose, ni uguhamya ibya Yesu Kristo. Icyatumye duhabwa umwuka wera ngo ni ukugira ngo tube abagabo bo kumuhamya. Tudahamije ibya Kristo, haba mu magambo, haba mu buzima bwacu, haba mu gukoresha ubutunzi bwacu, niba tudafite guhamya Kristo, ntabwo turi itorero rya Kristo rwose. Ntitukabeshyane, icyo kintu ngewe ntabwo nshobora kucyemera, naho wakintera mu rushinge ntabwo cyamfata. Bati mwaherewe ubuntu, namwe mukure gutangira ubuntu. Ukagira ngo we ibyo afite hari icyo yabitanzeho, cyangwa se we ntibimureba ibyo byo gutanga. Kandi rero usanga izo ndyarya nyine zo mu itorero ari nazo zishinja itorero nyine kutagira urukundo, iyo zibuze ibyo zashakaga cyangwa se ubufasha zari ziteze kuri iryo torero. Abantu nk'aba ngaba bavuga neza amagambo meza mu kanwa, ariko kandi umutima ukaba wuzuyemo uburyarya. Abo bantu bakunze guhura na Yesu, noneho Yesu ababwira neza muri Mariko 7:6 avuga ati Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Indyarya uzayibwirwa n'amagambo meza menshi, ariko igihishe mu mutima. Kandi rero icyo nkundira ijambo ry'Imana rwose, Yesu ntacyo ijambo ry'Imana ritavuze ryeruye. Avuga ati aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba rwose. Abantu ikizakubwira indyarya zuzuye mu itorero ni uko nta butunzi bwabo bashobora gushora mu murimo w'Imana. Mbese itorero rizahora ridindiye, rizahora rivunisha bamwe, abandi bigaramiye, ariko kandi mu izina ryo kwizera. Ubundi twebwe twizera Imana, ntawe ukorera Imana. Imana si ikorerwa n'amaboko y'abantu. Imana niyo yikorera umurimo wayo. Umva, nyamara ubwo umutima we uri ahandi, ibye abishora mu bindi. Mbese uzasanga aho ubutunzi bwe buri n'ubundi ariho n'umutima we uzaba. Ikintu rero ngira ngo nsorezeho, wenda ko ndumva navuga byinshi, ariko ndagira ngo wenda nsome icyanditswe kimwe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 3. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3. Nasoreza aho ngaho kabisa, kuko sinshaka gukomeza iri somo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3, turasoma duhereye wenda ku murongo wa kangahe? Duhere ku murongo, reka duhere ku murongo wa 9. Reka duhere ku murongo wa 9, hagira hati nari mvuze Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, kandi ari urwandiko rwa kabiri. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 haragira hati umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Umurongo wa 11 ati nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane.
umurongo wa nyuma dusorejeho wa 12 niyo ngira ngo muceho akarongo. Ariko kandi muzirikana uwa 9 twahereyeho. Avuga ati twebwe abategereza gutebutsa umunsi w'Imana. Gutebutsa umunsi w'Imana. Dutebutsa umunsi w'Imana dute? Bibiliya yatangiye ivuga ku murongo wa 9 ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ndagira ngo ndangize mvuga nti itorero rya Kristo rihamagarira abana b'Imana, rihamagarira abizera gutebutsa umunsi w'umwami. Kandi nta bundi buryo dutebutsa umunsi w'umwami uretse ko tuvuga ubutumwa kugira ngo abanyabyaha bihane, bizere, bakizwe rwose. Kuko icyo Imana ishaka ni uko hatagira n'umwe urimbuka. Niba rero tumaze kumenya ubushake bw'Imana, tukaba turi abana b'Imana, tukaba turi intore z'Imana, twaratoranijwe n'Imana, tugashyirirwaho kugenda ngo twere imbuto kandi imbuto zacu zigumeho, rwose nta kindi duhamagarirwa gukora nk'itorero rya Kristo kirenze kwitangira uyu murimo wo kugabura iby'Imana, uyu murimo w'ivugabutumwa. Rero umuntu mutazafatanya umurimo wo kugabura iby'Imana, umuntu mutazafatanya uyu murimo wo gutebutsa umunsi w'umwami, rwose uwo nguwo ntabwo azaba ari mwene data, kandi n'aba ari na mwene data azaba ari mwene data w'indyarya. Rero aya masomo abereyeho kugira ngo adukangure, kugira ngo atwereke natwe twisuzume, tumenye uko duhagaze, tumenye abo turi bo rwose, kandi tumenye ngo niba tubasha kuryarya abantu, ariko Imana yo ntabwo tubasha kwiryarya. Ubuntu bwa Data bubane natwe rwose, butubashishe kugira ngo tubashe guhinduka